Abakristo benshi cyane bo muri iki gihe babayeho nk'aho umuntu wese uvuga ko yatumwe n'Imana iba yamutumye koko. Icyo bisaba kugira ngo bamwimariremo ni iki? Nuko avuga ngo ndi umuhanuzi. Uwo muhanuzi yitwa Daddy cyangwa Mami, kandi Bibiliya itubuza kugira umuntu wo mu isi twita data mu by'idini, kuko data ari umwe mu by'idini ari we Mana. Uwo mudadi cyangwa uwo mumami aba afite ijambo mu rugo rw'umukristo umwiringiye kuruta umutware w'urwo rugo cyangwa se umugore w'urwo rugo. Impano z'agahebuzo umuntu ataha se cyangwa nyina wamubyaye nizo zimugenerwa, kugera ubwo abantu bakora ibisa nk'ubusazi ngo nuko byavuzwe n'uwo wita umuhanuzi. Mbese koko ibi bihumbi by'abahanuzi bagwiriye batumwe n'Imana? Ahari ujya wibaza uti ni gute namenya umuhanuzi w'ukuri? Iki nicyo kibazo tugiye kubaza Bibiliya uyu munsi. Turareba ingingo enye simusigaza Bibiliya zikwereka ko umuhanuzi wizereramo ari umunyabinyoma. Ikaze muri baza Bibiliya uyu munsi mugezweho na SYPE Ministry. Ingingo ya mbere ikwereka ko wizerera mu muhanuzi w'ibinyoma tubona muri Bibiliya. Umuhanuzi uca amafaranga ngo ahanure. Biratangaje kubona umukristo atonze umurongo afite appointment n'umuhanuzi ufite igiciro yashyizeho. Bibiliya itwereka ko nta mpano y'Imana igurishwa. Ibyakozwe n'intumwa 8:18 hagira hati, ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati nanjye ni mu ubwo bubasha ngo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Nta mpano y'Imana iboneshwa ikiguzi cyangwa se ngo isakazwe ku giciro runaka. Yaba Yesu, abigishwa be, ntawe bigeze baka ikiguzi ngo bamusengere cyangwa bamuhanurire. Hanyuma Bibiliya ishyiraho akadomo muri Mika igice cya 3:11 yamagana abahanuzi n'abigisha bigishiriza amafaranga igira iti, abatware baho bacira imanza impongano, n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo, n'abahanuzi baho baragurira ingemu. Nyamara bisunga Uwiteka bakavuga bati, mbese Uwiteka ntari muri twe, nta kibi kizatuzaho. Nubwo bibwira ko ngo bari kumwe n'Uwiteka, we arabihakana, ahubwo ababwira ingaruka bizagera ku murongo wa 12 w'igice cya 3 cya Mika agira ati, nicyo gituma Isiyoni hazahingwa nk'umurima, ari mwebwe hazize. Mu yandi magambo, itorero rizaba umusaka rizize abantu nk'abo. Icyitonderwa muri ibyo somo, Bibiliya ntiyatinyutse kuvuga ko abo bahanuzi bahanura, ahubwo yavuze ko baragura. Nubwo babikora mu izina ry'Uwiteka bamutukisha, mu Cyongereza bakoresheje divination, abo bantu ujya guhanuza wishyuye ntabwo bahanura, bararagura. Ingingo ya kabiri rero ikwereka ko uwo wita umuhanuzi wizereramo ari umunyabinyoma, nuko yijandika mu guhanura iby'isi. Uyu munsi abantu bakurikiye abahanuzi bahanura iby'abasitari, umusitari runaka azafungwa cyangwa azafungurwa, umukobwa runaka niwe uzaba mu isi, ikipe runaka niza atwara igikombe cy'isi. Birababaje, n'ukuri birababaje kubona abakristo bafite Bibiliya bahumye ku rwego rw'uko badashobora kubona ko abo bantu ari ab'isi atari ab'ijuru. Tekereza Paulo, Petero cyangwa Yohana bari guhanura iby'imikino y'abagladiateri yaberaga muri stade z'Abaroma. Hari aho ubibona muri Bibiliya? Bibiliya yatanze impamvu Imana itanga impano y'ubuhanuzi, ariyo iri mu Rwambere rw'Abakorinto 14:3-4 hagira hati, ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Amen. Umurongo wa 4, ariko uhanura yungura itorero. Amen. None ibya misi birungura itorero iki? Ibya World Cup n'igikombe cy'isi bimara icyo abizera, usibye ko ababita abahanuzi baba bakiri mu isi, ari nayo mpamvu bayiragurira, dore ko tutatinyuka kubyita guhanura. Kandi ikibabaje ni uko ibyo bavuze kenshi bitanasohora, ariko abantu bagakomeza kubakurikira. Gusa birananejeje ko kenshi ibyo baraguye bitaba, kuko Imana rurema itaneguriza izuru, oya yemera kubakoza isoni ngo bataryarya bahumuke bamenye ko abo ari abanyabinyoma. Ibyo biratujyana rero ku ngingo ya 3 ikwereka ko wizera mu muhanuzi w'ibinyoma ariyo guhanura ibintu nibibi. Ubu uri umukristo ufite urutonde rw'ibintu uwo wita ko ari umuhanuzi yakubwiye kandi ntibyaba, ndetse hari n'ibyo yavuze ku karubanda, abantu barategereza baraheba, none uracyamukurikiye. Mu gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 21 kugeza ku 22 Bibiliya yagize iti, kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka yavuze? Igisubizo Uwiteka arakibaha. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikigenze gute, ntikibe, ntigisohore,
icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka. Umuhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Iki nta nubwo tugitindaho. Niba uzi ko ukurikira uwavuze ibintu ngo ni ubuhanuzi hanyuma ntibibe, uri guhitamo inzira ya Satani ubigambiriye. Icyanyuma rero kinakomeye ari nacyo kikwereka yuko umuhanuzi koko ari uwa Satani atari uw'Imana, nuko uwo muhanuzi adakurikiza amategeko y'Imana. Muri Matayo 7:15-16 Yesu yagize ati, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Ku murongo 21 na 23 ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, suzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Abakristo muri gushukwa nuko umuntu yakoze ibitangaza kandi ashobora kuba ari mu bazabwirwa na Yesu, nk'uko yavuze ku murongo wa 23 ati, nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Nk'uko tubibonye rero, umuhanuzi w'ukuri si uko yakoze ibitangaza, oya, ibyo Satani arabibashije nawe. Icyo atabashije no gukora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana bugaragarira mu mategeko yayo. Yesaya 8:20 haragira hati, nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Sanga amategeko 10 y'Imana uyabaze. Niba umuhanuzi atayakurikiza, nta mucyo afite. Uyu munsi abantu barahanurirwa n'abagore batwaye abagabo b'abandi, barahanurirwa n'abagabo batwaye abagore b'abandi, barahanurirwa n'abagabo n'abagore birirwa mu ngeso z'ubusambanyi banabivuga ku mugaragaro, bishe itegeko rya 10 n'irya 7. Barahanurirwa n'abantu b'ababeshyi bica itegeko rya 9. Barahanurirwa n'abantu batita ku babyeyi bica itegeko rya 5. Barahanurirwa n'abantu bataruhuka isabato bica itegeko rya 4 n'andi mategeko 10. Yakobo 2:10 hagira hati, amategeko agomba kumvirwa kugenje gute? Kumaramaje. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Rero uwo muhanuzi niba yica rimwe muri aya mategeko, niyo yaba azura bapfuye, ntazabura kubwirwa na Yesu ngo mva imbere sinkuzi wa nkozi bibiwe, kuko atakurikije cya kindi kivuga ngo ntimukora ibyo nshaka kandi ibyo data ashaka bigaragara mu mategeko ye. Nshuti mukundwa, iyi ngingo irakomeye. Ukeneye gufata umwanzuro uyu munsi ukareka kuragiza umutima wawe abantu bita abahanuzi. Umuhanuzi mukuru dufite, dore ni Bibiliya. Iyi ngiyi yifate rero uyige, izakubwira ibyo ukeneye byose. Nk'uko mu bwa 2 Timoteyo 3:16 avuga ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nibiba ngombwa ko hakenerwa umuhanuzi, izaguhishurira uw'ukuri n'uw'ibinyoma. Imana ibigufashemo. Izina rya Yesu, amen.